dutekereze gato, dukoresha ubwenge bwa muntu, dutekereze gato. Iyo abantu bavuze ngo imperuka iraje, imperuka iminsi yanyu ni iki baba basobanuye? Ese koko iyo abantu bavuga imperuka iraje isi igiye kurangira, ibyo basobanura bavuga ni ukuri cyangwa nibyo? Reka dutekereze gato. Tuzi neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ko Kristo azaza agategekana n'abantu be b'intungane for imyaka igihumbi. Niba Kristo azaza kuri ino si agategekana n'abantu imyaka igihumbi mbere y'uko imperuka nyamperuka iza, ni ukuvuga ngo imperuka abantu bavuga muri ino minsi ni ikinyoma bashyizwemo, kuko Kristo ntabwo yazaza kuri ino si kandi isi yarashize, ibishoboka. Ni ukuvuga ngo rero imperuka abantu baba bavuga hano yihishurirwe n'iyi. Iyo mperuka abantu bavuga nta yindi ni irangira ry'imbaraga z'Abazungu bitwa nk'abanyamahanga mu byanditswe. Ni ukuvuga ngo ubutware Imana yahaye Abazungu yabubahaye igihe gito, bo babyibeshyaho bagira ngo yakibahaye igihe cyose ubuziraherezo. Ibyo bintu bibeshyeho rero. Bivuze ngo rero uko iminsi igenda yicuma niko tubona ukuntu Abazungu bagenda batinya imbaraga, kubera ko abirabura abanyafurika barimo barakanga. Bikavuga ngo rero icyo gihe nikirangira cy'abanyamahanga aribo Bazungu, ni ukuvuga ngo aho bari hano hejuru bazisanga hasi. Uwa nyuma azaba uwa mbere, n'uwa mbere aba uwa nyuma. Ibyo bintu rero niyo mpamvu ubona bashyiramo imbaraga zikomeye kugira ngo bakomere ku butegetsi n'ubuyobozi bwabo, bagundira isi. Ariko Imana yabyanditse kera na kare, ibisobanura ko yabatije icyo gihe kugira ngo bigarure Israheli aribo birabura, kuko banze kumvira Imana. Ariko noneho Abazungu babigezemo babikoresha nabi, bica abirabura, barabashinyagurira, bakorera ibintu byose by'iyicarubozo kugeza na magingo aya. Ariko wibuke muri Bibiliya handitse ngo ese Imana yaretse Israheli? Ibikabeho ntibikabeho, niko dusoma. N'ibyo rero icyo gihe bavuga cy'imperuka kiri kurangira, nicyo gihe cy'abanyamahanga kirangira. Turebe rero, tuzi neza ko Abazungu no bakontorora ibintu byose ku isi yose ubu ngubu. Muri ibyo bakontorora harimo n'ubwoko bw'Imana aribo birabura. Niba utari ubizi, ugenda ureba andi mavideo aho nsobanura ukuntu abirabura aribo bwoko bw'Imana, ko bidasubirwa ushobora no kuba ufite muri Bibiliya yawe uyisoma umunsi ku munsi utabizi. Nabyo nabikwereka uri muri izo video. Ni ukuvuga rero ngo niba isi yose iyobowe n'umuzungu, icyo umuzungu avuze muri Afurika kirakoreka, muri Australia kirakoreka, mu Burayi kirakoreka, muri Aziya kirakoreka, no muri Amerika, ahantu hose ijambo ry'umuzungu niryo riyoboye isi. Ibyo ngibyo ni ibintu nzi ko tudashidikanyaho, utakwirwa ujyaho impaka. Niba rero umuzungu ayoboye isi yose, Imana ikavuga ati ubwoko bwanjye nzongera muzamure mushyire hejuru. Icyo cya gihe rero cy'abanyamahanga kiri kurangira kugira ngo ubwoko bw'Imana bwongere busubizwe hejuru, kuko ubwoko bw'Imana bugenda bukanguka buza gushaka mu maso y'Imana nk'uko byakagombye kuba byarabaye. Ariko twateye Imana umugongo, Imana nayo iratureka. Ibibazo twahuye nabyo turabizi, nzi neza ko ni amateka. Numva umuntu uzajya mu kuri agakizwa nanone Imana ikongera kumushyira hejuru, ntazongera gukinisha gutera umugongo Imana. Turebe rero mu byanditswe batubwira imiziririzo Imana yahaye abantu bayo. Yababwira iti nimunkurikira nzababera Imana, nimwanga kunkurikira nzabateza ishyanga ry'ingome ribajegeze, ribanige, ribashyire imigozi mu majosi yabo. Ibyo byabaye bamaze gusenya Yerusalemu muri 70, biraye mu bwoko bw'Imana, barabwica, barabutatanya. Ariyo mpamvu tuvuga ngo ubwoko bw'Imana bwatataniye mu mpande enye z'isi. Ari Imana izatuvana yongera kuduhuza tukaba umwe, yaba abayuda n'ubwoko 10 uzongera kuba 12, twongera gukora Israeli. Kayo mpamvu rero
tuvuga tuti igihe Imana yatije abazungu cyari igihe gito, ariko bakibeshyaho bakigira igihe cy'ubuziraherezo. Icyo gihe rero cyo gukandamiza abayuda no gukandamiza ubwoko bw'Imana kirimo kirasoza, ariyo mperuka bahinduriye izina, bashyira abantu mu mitwe ko isi izaba irangiye burundu. No, ni ubutegetsi bwabo buzaba burangiye, badashaka kurekura, ariyo mpamvu bavuga bati tuzarwana kugeza ku munota wa nyuma, ahubwo baniteguye kuzarwana na Kristo naza. Niyo mpamvu ubona bafite zirazanaza, bafite ibintu byose boheza mu kirere, nta kindi kintu baba bajya kureba. Ibyo bintu bavuga ngo biguruka bitaboneka, ibyo byose babitegurira kugira ngo igihe nikigera bazabe ngo bariteguye, bashake guhangana no kurwana na Kristo aje. Ntago hari njye ntegeza nkibaza nti umuntu ni gute watekereza kurwana n'Imana? Ni ukuvuga ngo niba ushaka kurwana n'Imana, ufite urwango rukomeye ufitiye Imana n'abantu b'Imana. Nta kuntu wakumva imbaraga z'Imana n'ibintu yaremye ubibona n'iki byose ngo ujye gutekereza nk'umuntu ujye kurwanya Imana. Aho ngaho bitamboneramo ko atari ukuvuga ngo ntaga gutekereza, ahubwo ni urwango rw'ibintu abazungu bazi Imana ukuntu izongera guhindura biriya bikabashyira hejuru badashaka. Ni ukuvuga ngo bafite urwango rukomeye bafitiye ubwoko bw'Imana, kuko nimba wumva umuntu avuga ati ngewe nziyemeza shyiraho igisirikare cyo mu kirere, shyiraho ibintu byose byo mu kirere, njye guhangana n'abantu bazaza gushaka gutwara ubutware bwanjye, ari Imana ishaka kumuvanaho nk'uko yawubahaye, noneho bakavuga bati no, ntabwo tuzabyemera, tuzarwana n'Imana, ahubwo na Kristo naza tuzarwana nawe. Bariteguye, abenshi ntabwo babizi. Niyo myiteguro bari mu myiteguro yo gushaka ukuntu bazarwanya Kristo ubwo azaba aje. Iriya ntambara Amagedo mwumva niyo ntambara izaba bashaka kurwana na Kristo. Bibaza ibyo bintu. Rero ariyo mpamvu rero tuvuga ngo umuntu utsinze urugamba iteka niyo wandika amateka. Ariko ukibesha uvuga uti amateka ndayanditse, hagira igihe ayo mateka wanditse wagoretse arangira. Ariyo mpamvu tuvuga tuti ibyo abazungu bavuga hirya no hino babwira abantu nibyo abantu bakurikiza, ariko ni igihe gito baribeshye. Imana yabahaye igihe, ibatiza igihe gikwiye, imyaka 2000, ariyo nk'iminsi iri imbere y'Imana. Ya myaka 2000 irimo irarangira. Yarababwiye ufate igihe, ufate ubutegetsi, ariko uyu muntu wanjye ntimuzamuhugure, ndamubahaye ndamuhannye, ariko mwimuhugura. Ibyo abazungu bakora birabura imyaka yose kuva basenyera se mu 70 kugeza n'uyu munsi byose turabibona. Bivuze ngo abazi ubwenge b'abazungu, niyo mpamvu ubona hano abazungu bake bagenda bashaka gukunda Imana, bashaka no kuyigira iyabo kurusha uko twebwe tuyigira iyacu. Ibyo nabyitegereje ndabireba, ariko ndavuga nti ari impamvu Imana ivuga ati nzabatera ishyari kugira ngo babone ko nabakunze bakanyanga, noneho nanjye nkunde abanyamahanga. Ubona ko harimo abazungu ibintu byose abirabura bakoze, yaba indirimbo yaba byose uko twigisha, bashaka kubyiba ngo babigire ibyabo, bafate ya Mana yacu bayikunde kuturusha. Ibyo bintu nibyo biri kugenda biba. Ariko kuko Imana yadukunze ikandika ko izadukunda itazatureka, nk'uko Imana ivuga, barabaza bati ese Imana yaretse Israel? No, ntibikabe. Ariko nyine abazungu igihe cyabo bafashe, harimo bagikoresha neza bakunda Imana nk'uko by'ukuri ariho bazakizwa, ariko abandi benshi muri bo bayiteye umugongo batanashaka ko Imana yongera kujya isubiza hejuru, ahubwo bakavuga bati twebwe gukunda Imana tuzaba abantu hafi Imana. Ariyo mpamvu ubona abantu bahakana Imana mu bihugu by'abazungu, bashaka no gushyira muri za Afurika, bashaka no gushyira mu birabura, kugira ngo byose bizasenyuka bya bindi tugabane cyangwa byose bimereke. Bavuga bati babura Imana, arimo bazana ubutinganyi, bazana ibintu byose bibi bihabanye no gushaka kw'Imana mu Banyafurika, kugira ngo atari bo bonyine bazabura utwara, ahubwo bazarimbukane na Afurika nzima. Niyo gahunda yabo, bashaka kurimbukana n'Abanyafurika kubera ko bazi ko Imana izongera kudusubiza hejuru. Ariko rero nakubwira ngo kanguka ubu ngubu ushakishe amaso y'Imana, kuko igihe kirageze bwa butwara Imana yari yatije abanyamahanga rero bazungu kiri kubarangirana. Ubu rero tugomba kujya mu myiteguro
yo kongera gusuzugura ubutware, ariko twiyeza n'Imana kugira ngo tuzakizwe, tuyoborane n'Umwami wacu Kristo naza, ubwo azaje kuyoborana natwe ya myaka 1000, maze tuganze mu bwami bw'Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.